Yes, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Nk'uko duhora tubifuriza, twizere yuko muri amahoro kandi muhahe muronke aho muherereye hirya no hino ku isi. Nk'uko mubibona rero turi mu muhanda, turimo turagenda, nta handi turi kugenda heza nk'aha hari amazu agezweho gutya uretse hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Rusororo. Ngira ngo rero mwahiboneye ni Rusororo tugeze, tukaba tuje kubereka iki kibanza. Ni ikibanza cyiza kinini cyane kirimo ibibanza bine, hanyuma kandi bikaba ibibanza binini, buri kibanza kigiye gifite metero kare 400 kuzamura, 130, 120, 400. Ibi bibanza bikaba biteye borne kandi buri kibanza kikaba gifite icyangombwa cyacyo, ndetse akaba ari ahantu hagenewe kubakwa inzu zisanzwe cyangwa se za kadastre. Ibibanza rero tukaba turi kubigurisha kandi amafaranga atari menshi. Ni ibibanza biri hafi cyane ya kaburimbo, kuva ku Ntare Arena cyangwa se ku cyicaro gikuru cya RPF hari metero nka 200 zonyine. Wava kuri kaburimbo aho ukatira hakaba metero zitarenga 150. Nta handi rero ni Rusororo, ahantu heza cyane, ahantu bari kubaka amazu agezweho nk'uko mwagiye mubibona cyangwa nk'uko benshi muhazi. Ibibanza rero tukaba turi kugurisha ikibanza kimwe kuri miliyoni 15 zonyine ziganirwaho. Urumva ko ari amafaranga makeya cyane ugereranyije n'agaciro ibibanza bigezeho, ugereranyije nuko bingana. Ikibanza gifite metero kare 400 hafi na 50 kuri miliyoni 15, urumva ko ari amafaranga make, kandi miliyoni 15 ziganirwaho. Dushaka kugira ayo tugukuriraho cyangwa se tugukurizaho, hanyuma ukaza ukubaka inzu nziza cyane. Kabone n'ubwo waba udafite gahunda yo guhita wubaka iki kibanza, ukiguze ukakimarana ukwezi kumwe, bashobora guhita baguha amafaranga kubye hafi kabiri ayo wakiguze. Ibi bibanza rero ntibikwiye kugucika, ushobora kuguramo kimwe cyangwa se ukaguramo bibiri, cyangwa ukagura ibijyanye n'ubushobozi bwawe. Kuri miliyoni 15 zonyine ngwino gura ikibanza cyiza ugituremo, cyangwa se ukibike uzacyubaka igihe biri ngombwa, cyangwa se nawe uzakigurisha. Ni karibu cyane rero. Wakunze iki kibanza waduhamagara kuri za nimero zacu 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe utarabikora, tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Turabakunda cyane rero, ni karibu iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Iki kibanza nyabuneka ntabwo gikwiriye kugucika. Niba ushaka gukora deal yunguka, cyangwa se niba ushaka gutura ahantu heza hagezweho, iki kibanza kuri miliyoni 15 ni makeya, ntigikwiriye kuba kigucika. Tubutse kandi yuko dushobora kumanaginga imitungo yanyu. Mwebwe mufite amazu manini, mwebwe mufite amazu mwaburiye abapangayi, ni mugane Nzuri Business Group Limited kugira ngo tubashyiremo abakiriya, tukurikirane uko bashyira mu bikorwa amasezerano, mbese tubafashe kuri buri kimwe cyose. Nta kuvunika wubaka nurangiza ngo ujye no kujya uri urwana n'abapangayi. Turabigukora muri property management, nako kandi tubasha kukubakira inzu nziza ijyanye n'igihe ku giciro gitoya utasanga ahandi. Ni karibu cyane rero, komeza kandi subscribe nkuko nababwiye, ari nako kandi tubakangurira cyangwa se tubakangurira gukanda akanyenyeri n'akazogera, utibagiwe kugana website yacu ya www.nzuri.rw kugira ngo ugure cyangwa ugurishe nta komisiyo. Wowe yisure noneho wirebere ibyiza byose. Ugurisha uragenda ushyiraho amafoto yawe, uvuga details z'umutungo wawe, niba ari ikibanza cyangwa inzu uko ingana, igiciro ushaka, nimero zawe za telefone. Nurangiza urabona aho wishyura amafaranga 20 byonyine, umutungo wawe uhita ujyaho. Niba kandi ugura, urajya ureba imitungo iriho, uwushima uwukirikeho, urabona aho bakwishyuza 5,000 byonyine bya service. Ubone nimero za nyiri umutungo, mwivuganire, ugure nta mukomisiyoneri, mugure, mugurishe, mukodeshe, nta yandi mafaranga ya komisiyo mutanze. Turabakunda cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, nyabuneka nanze Rusororo yandutse cyane. Naye ikaze kanda subscribe utarabikora. Ciao. Ahangaha ibibanza urabona ko ni hafi cyane y'umuhanda rwose, ni ibintu zigaragaza
neza. Iyo karitsiye rero ahantu nk'aha ngaha kuhabona ikibanza cya miliyoni 15 ni igitangaza, ntabwo bisanzwe, ntibikwiriye